yari kuri stage ya yindi ya nyuma na nyuma, imwe ya nyuma na nyuma, hamwe hanyuma na nyuma, avuga ati ndapfuye birarangiye. Aza kundeba agiye kujya kubagwa, ambwira ngo nsengera Imana ngende basi nzagaruka amahoro. Turasenga, Imana iravuga ngo iyi kanseri irayimukijije. Imana igukijije kanseri. Arambaza ati muntu w'Imana, ibi bintu birashoboka? Ndamubwira nti byose bishobokera uwizeye. Ni wizera Imana, ibere ryawe ntibazarica, uzarigumana mu izina rya Yesu. Ni wizera Imana, ibere ryawe uzarigumana. Ni wizera Imana. Imana itugirire neza. Ariko yaragiye. Shalom shalom, ndagusuhuje mu izina rya Yesu, nkwifurije amahoro y'Imana. Gubwa neza, nanjye ndi amahoro. Ni Prophet yemu gusuhuza uyu munsi wa munani amasengesho y'iminsi 21. Dukomeje kubonamo ineza y'Imana, dukomeje kubona gukomera kw'Imana. Harimo abantu batangiye gushima, shize ejo nababwiye wowe Imana yakijije umutwe. Hari undi nanone Imana yahaye akazi, yaramaze igihe kinini nta kazi afite, ariko Imana yamuhaye akazi. Hari undi washimye Imana avuga ati waransengeye, Imana ingirira neza, none umwana wanjye yaramaze igihe kinini yatajya ku ishuri, none nabonye umuntu umwishingira kumwishyurira. Ntitangira ari amasengesho, nabonye umuntu umwishyurira. Urumva ni imirimo y'Imana, no gukomera kw'Imana. Hari undi mumama nawe unejeje cyane. Hari undi mumama umugabo we yari yaramutaye, yari yaragiye, ariko tugisengana ku munsi wa gatanu uyu mugabo yaramuhamagaye aragaruka. Rero iyo yose ni imirimo y'Imana, ni ibimenyetso turimo turagenda tubona. Nabagiye nababwiye wari umaze igihe adasinzira, nabo barimo arasinzira, araba Imana yakijije umutwe. Nawe uyu munsi ndashaka kugusengera mu izina rya Yesu. Imana ibohora ubuzima bwawe, Imana igukura ahantu maze igihe uzirikiye mu izina rya Yesu. Hari ahantu Satani yakuboheye, ariko ndashaka kugusengera Imana uveyo. Hari ahantu uboheye mu buzima bw'ubushomeri, mu buzima bw'igisuzuguriro, hari inyatsi iri ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ni amadeni gusa. Ndashaka kugusengera Imana. Umaze igihe kinini nta rubyaro, nshaka gusengana nawe, Imana iguha urubyaro mu izina rya Yesu. Hari uburwayi urwaye kanseri, barakubwiye ngo igeze kuri stage ya nyuma, nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Nabonye abantu Imana yakijije kanseri. Hari umuntu nigeze nsengana nawe, bari baravuze ngo yararwaye kanseri mu ibere, baravuze ngo nta yandi mahitamo nuko uzarica. Imana itugirire neza. Bamuha randevu n'igihe cyo kugira ngo bazaribage barice. Iyo randevu iragera, umunsi yagiriyeho kugira ngo bamubage bamuce ibere, niwo munsi muganga yapimye, arebye aravuga ngo ya kanseri yawe irimo iragenda. Bamwongera ikindi gihe, baramubwira bati subirayo tuzarebe. Imana y'amahoro itugirire neza. Yongeye gusubirayo, basanga ni normal, basanga ni muzima. Imana y'amahoro itugirire neza. Basanga ni muzima, basanga ameze neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Rero mbonye abantu benshi Imana igiriye neza. Nabonye ab'Imana ikiza kanseri, nabonye ab'Imana ikiza diyabete. Iyi ntabwo ari morale ndimo ndagutera. Iyi Mana yacu irashoboye, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'inyamaboko, ni Imana y'ubushobozi. Icyo usabwa ni ukuyizera. Buriya uko ufata Imana niko iza ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Abantu benshi bazi ko Imana ibasha gukora ibintu byoroheje. Imana ni umwami, my friend. Umwami rero arategeka bikaba, umwami aragaba. Imana itugirire neza. Avuze ngo girirwa neza, nta wavuga ngo hoya. Avuze ngo haguruka, nta wavuga ngo icara. Yagutereye intebe, nta wayihirika, uricara ukegama. Umwami ni murungi, umwami ni mwiza, umwami ni Imana yacu ishobora byose, nta kintu na kimwe kinanira, sibyo? Kibwiye Mose iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose, ese hari ikinanira? Imana itugirire neza. Nta kintu rero kinanira Imana. Mbonye abantu Imana ibohoye, mbonye abantu Imana itabaye, mbonye abantu Imana izuye bari bapfuye. Imana itugirire neza. Mbonye abantu Imana izuye bari bapfuye. Narabibonye. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Narabibonye. Ibi nkubwira ni ibyo nzi, ni ibyo nabonye, narebesheje amaso yanjye. Hari abantu bunasengeye, hanjye ubwanjye nareba nkavuga ndebesheje amaso y'umubiri, havuga nti ibingibi se umubiri bukunde. Ariko Imana iri muri ngewe irabikora yo kabyara. Iyo icyubahiro kibi cyayo, nawe ibyo Imana yabikora. Dore ikintu cyatuma Imana itagutabara ni uko ubudakijijwe.
iyo udakijijwe hakaba hari ibyaha, hari utuntu tw'utunyanga ujyamo, hari ibintu gikora rwihishwa, ukijya mu busambanyi, ukinywa n'utuyoga ugira gute, ujya no mu bapfumu, ntabwo ubona Imana. Ariko niba warakijijwe, mpamagara dusengane Imana. Niba warakijijwe, ikindi nanone, niba wumva ushaka kureka ibyaha, nabwo mpamagara ngo usengere Imana, ibyo byaha ubireke, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubaturwe. Ni ukuri kuba utarakira Yesu ubundi ubayeho gute? Yesu atari mu buzima bwawe ubayeho gute? Kaba ari muri Yesu twifitiye amahoro, kaba ari muri Yesu twifitiye ubuzima. Yesu ko atanga amahoro, Yesu ko agira neza, wabyanga wabyemera, Yesu ni muzima. Imana itugirire neza. Wabyanga wabyemera, Yesu aracyakora. Wabyanga wabyemera, Yesu aracyatabara. Ubundi abantu mudasenga mubayeho mute? Imana itugirire neza. Haleluya. Rero nta kure habaho Imana itakuvana, nta kure habaho Imana itakugeza. Uyu muntu nasengeye agakira kanseri, yari kuri stage ya yindi ya nyuma na nyuma, imwe ya nyuma na nyuma, hamwe hanyuma na nyuma, avuga ati ndapfuye birarangiye. Aza kundeba agiye kujya kubagwa, ambwira ngo nsengera Imana ngende basi nzagaruka amahoro. Turasenga, Imana iravuga ngo iyi kanseri irayimukijije. Imana igukijije kanseri. Arambaza ati muntu w'Imana, ibi bintu birashoboka? Ndamubwira nti byose bishobokera uwizeye. Ni wizera Imana, ibere ryawe ntibazarica, uzarigumana mu izina rya Yesu. Ni wizera Imana, ibere ryawe uzarigumana. Ni wizera Imana. Imana itugirire neza. Ariko yaragiye agera kwa muganga, muganga arasuzuma, arareba, aramubwira ngo ko twari tugiye kukubaga se nkaba ndeba ahubwo kanseri yawe irimo iragenda isubira, irimo iragenda igenda. Hari igitangaza Imana ikora, nawe ukareba ukavuga uti Mana, hari ibintu Imana ikora. Hari ukuntu bikora, iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Nta kimunanira, nta kimunanira, iyo ategetse biratungana. Imana ishimwe. Nta kintu kimunanira, iyo ategetse biratungana. Avuze ngo nibibe biraba, avuze ngo nibikunde birakunda. Avuga ijambo rimwe gusa. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Avuga ijambo rimwe gusa, byose bigahita bikunda. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero nyemerera muri aya masengesho yinjiranemo kwizera, yinjiranemo kwizera. Hari abantu barimo barasenga, ugasanga umuntu arimo aranyandikira arambwira ngo profete, ngo nabonye uhanurira abandi, ngo none nanjye ndakwinginze ngo mpanurire undebere ngo ibyanjye bimeze gute. Icyo ngicyo nicyo kikuzanye uyu munsi, ngo mpanurire undebere ngo ibyanjye bimeze gute, ngo urabona ngo ibyanjye bimeze gute. Imana y'amahoro itugirire neza. Ese ko nababwiye ko ngenda umukozi w'Imana, babwiye ngo ngenda umupfumu. Imana itugirire neza. No, uri murabifata mu rwego rwo kuraguza uyu munsi wa none. Kandi ikindi, nge ntabwo ndi hano kugira ngo ngusengere, undi se ngusengere wowe ukora iki? Ndi hano kugira ngo dusengane. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu arampamagaye ngo profete, ngo ndashaka kuguha umutwaro, ngo ndashaka kuguha umutwaro, ngo ugende ngo usengere, ngo maze wumve icyo Imana ibivugaho, ngo nurangiza ngo uzampamagare umbwire. Njyewe urampa umutwaro wawikoreye ko ari wowe nyirawo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni wowe nyirawo, ikorera uwo mutwaro, uwuzane wizeye Imana. Numara kwizera Imana, nanjye ndasenga, ninsenga Imana irakora. Kwizera ni ukwawe, gusenga ni ukwanjye, gukora ni ukw'Imana. Rero uyu munsi wimbwira ngo ngusengere, wowe ugende ugumye wirire. Njyewe ndimo ndiyiriza nsenge, nurangiza wowe ugende wirire. Nurangiza umbwira ngo profete, ngo ukomeze unsengere, ngo ukomeze ubikurikirane. Ibiki nkurikirana kari wowe nyirabyo, ari nawe uzi uko bikubabaje, waje tugasengana Imana igakora ibikomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka njye sinzakubeshya. Imana y'amahoro idutabare. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro.
ntabwo nakubeshya, sibyo? Ntabwo nakubeshya, ukeneye kubohoka. Hari imbaraga ukwiriye gusenga zikava ku buzima bwawe, hari iminyururu ukwiriye gusenga ikava ku buzima bwawe. Rero muri aya masengesho ndashaka ngo dusengane. Ntabwo nshaka ngo umbwire ngo profete ngo busenga ngo nsengera ngo akira umutwaro wanjye ngo usengere. Zana imitwaro yawe yizane, nanjye nzane impano yanjye Imana yampaye, dufatanye gusenga. Dusenga ariko wabigizemo uruhare. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu ni umwami. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Yesu ni muzima kandi Yesu ashobora byose. Ineza yiwe ihoraho ibihe byose. Rero muri aya masengesho turimo turabona ukuboko kwiza kw'Imana, turimo turabona gukomera kw'Imana, turimo turabona imirimo Imana ikora, kandi turimo turabona Imana ikingura imiryango. Nawe Yesu yaguhindurira amateka, nawe Yesu yaguha agakiza, nawe Yesu yakubatura, nawe Yesu yagutabara mu izina rya Yesu. Nawe Yesu yaguhagurutsa, nawe Yesu ibyawe byapfuye yabizura mu izina rya Yesu. Yabizura. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu yabizura. Yesu yahindura amateka. Yesu yaca inzira aho zitari. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ba mu mwanya wa nyawo ukwiriye kuba urimo usenga Imana. Mu gusenga uburyo buraboneka, mu gusenga Imana iritamurura, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka kukubwira ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Mariko, ibice byaho ni 9. Turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa 17. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya mu gusenga inzira zijya ziboneka. Mu gusenga iyo umuntu asenga akiranutse, iyo umuntu asenga atunganiye Imana, nta kabuza Imana iraboneka. Iyo umuntu asenga yubashye Imana, nta kabuza Imana iramwiyereka. Nawe rero nusenga Imana byanze bikunze ukayicira bugufi. Obidodomu ngo bigeze bafata umwanzuro baravuga ngo nimujyane iyo sanduku igende imwice murangize, kuko babonaga ko ntacyo amaze mu mudugudu. Kubera ko ubukene bwiwe babonaga ntacyo yishe nta n'icyo kijije. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yo yaramurebaga ikabona n'uw'umumaro, ndetse ikabona hari aho azagera, ndetse ikabona hari uko bizagenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero aka kanya ndagira ngo mvugane nawe. Kwizera kurarema. Kwizera kurarema. Kwizera kurarema. Nta kintu kinanira Imana. Iyo Imana ivuze ngo nibibe biraba, iyo Imana itegetse birakomera. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka turebanire ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice byaho 9 ku murongo wa 17. Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose yamufashe amutura hasi, cyo ni kimwe. Kabiri akamumirisha ifuro, gatatu akamuhekenyesha amenyo, kane akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane ntibabishobora. Imana y'amahoro itugirire neza. Nshaka kuvuga iki kintu. Iyo urambagiza abakozi b'Imana ngo musengane, rimwe na rimwe hari igihe uhura n'umukozi w'Imana mugasengana, icyago cyawe ntikiveho, icyago cyawe ntikigende. Suko Imana ibitamutuyemo, suko Imana ibitamukoresha, suko abadasenga Imana, ahubwo hari igihe uhura na dayimoni irenze ubushobozi bwiwe, bisaba yuko ukeneye guhura n'undi mukozi w'Imana. Ushize narabisobanuye. Uyu mwana wari utewe na dayimoni bari bazaniye Yesu.
ngo ni umwana yakoraga, dayimoni yamukoragaho ibintu bine icyarimwe. Icya mbere, ngo iyo dayimoni yamufataga, icya mbere yamuturaga hasi. Kabiri, akamubirisha ifu. Gatatu, akamuhekenyesha amenyo. Kane, akamugagaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu mufite abana dayimoni afata, ugasanga iyo baryamye mu bicuku bya nijoro, aba bana bahekenya amenyo. Aba bana bahekenya amenyo. Abantu bafite abana ariko barara bahekenya amenyo, menya yuko wari umwuka mubi. Abo bana bakeneye gusengerwa Imana. Buriya guhekenya amenyo ku bana, ugasanga umwana nijoro araryamye ariko arahekenya amenyo, uwo ni dayimoni. Imana itugirire neza. Ikindi, hari abantu bafite abana, umwana ukabona mu kanya yari muzima, ariko mu kandi kanya ukabona hari imbaraga zije zikamugagaza. Izo nazo ni imbaraga z'abadayimoni. Iyo niyo muri strategy z'abadayimoni ujya kubona ukabona zifasha abana. Umunsi umwe mama yarazindutse mu gitondo anzanira umwana, ngo yari yabyutse ngo afatwa n'ibintu akagagara, aramunzanira nari nkiri mu rugo ntaranava mu rugo. Arangije kumunzanira umwana, ndamufata ngo dusenge. Yitangira gusenga nyivuga ngo Mwami Yesu Kristo. Umwana ngiye kubona mbona naza akaguru anaga akaboko, umwana arapfa pe, arakonja aragagara bya nyabyo. Birarangira. Imana y'amahoro idutabara. Uyu mwana mama we wari umuzanye, mbona birakomeye, mbona wa mumama wazanye umwana atangiye kundeba, mbona neza neza ataye umutwe, ibitenge arabihambira arabikenyera, ayikira amaboko ku mutwe, nanjye ahondi Satani arantera atangira kunganiriza. Imana y'amahoro itugirire neza, amajwi aba menshi. Arambwira ati bagiye kugufunga, umwana apfiriye iwawe, ubundi wakabaye wamubwiye akajya kwa muganga. Aho ngaho ubundi hano mu rugo iwawe ufite ibitaro. Imana y'amahoro itugirire neza. Nanjye aho narindi numva ko bagatangiye kuza nk'umuntu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nibuka ijambo rimwe, ndayikundiye Zaburi 125, uvuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndangije nizera ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cyaho cya mbere, avuga ngo isi yari itagira ishusho. Imana itugirire neza. Nuko Imana iravuga ngo habeho, habaho. Imana irangije ngo irema umuntu wayo, ngo imurema mu cyondo mu itaka. Nibuka ko uyu mwana umwuka ahumeka awuhabwa n'Uwiteka Imana ishobora byose. Ndangije mfata icyemezo ndasenga. Imana itugirire neza. Ndasenga. Mpamagara Imana. Ubwo mama we yirukanse yagiye, yatangiye kurira ararira, ariko ngewe nsenga Imana. Hagiye kumva numva wa mwana ageze gutya arakorora. Imana itugirire neza. Umubiri we wose ucuncumukamo icyunzwe cyinshi cyane. Mwana ndamusengera, amaje kuba muhembuka, ndamuhereza mama wiwe, ndamubwira ntakira umwana wawe abaye muzima. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko icyo gihe nabonye ukuboko kw'Imana. Rero hari abadayimoni bafata abana bakabagagaza, ugasanga umwana wawe hari ibintu bimufata bikamugagaza. Rimwe na rimwe wajya kwa muganga bagashaka indwara bakayibura, muganga yabura uko akubwira, akakubwira ngo jya ugenda umuha indyo yuzuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko hari indwara zizanwa n'abadayimoni ku buzima bw'abantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari n'abandi bantu ujya kumva bakamubwira ngo yajya kwa muganga ngo afite amaraso makeya, rero bakasanga yariye nta kintu atakoze, bakavuga ngo amaraso makeya. Buriya bayagiye hehe? Buriya mu isi y'umwuka hari ibintu utabasha kubona. Hari imbaraga z'abadayimoni ziza zikanywa amaraso, zikayanywa pe. Hari abadayimoni baba bashinze kunywa amaraso yawe, bakayanywa, baba bashinzwe kunywa amaraso yawe, wowe bakayanywa. Wowe ukajya kwa muganga ukabona amaraso arimo araba makeya, bakakubwira ngo ujye urya ibintu by'imbuto. Wazeze imbuto nzirya, bakubwira ngo ujye urya ibintu by'amasosi, ukise ko nyanywa. Imana itugire neza. Ariko amaraso akanga akagira gute? Akaba makeya. Hari imbaraga z'abadayimoni buriya ziba zitagaragara, ariko
mu isi y'umwuka buriya, kuko ibyo turwana nabyo ntabwo ari ibintu bigaragara, ntabwo ari abantu bafite inyama n'amaraso. Ni ibintu byo mu isi y'umwuka yo mu kirere tuba turwana nabyo. uba ukeneye kurwana rero kugira ngo utsinde mu izina rya Yesu. Noneho rero uyu Yesu ngo bamuzanire uyu mwana. Papa w'uyu mwana hari ikintu yavuze, avuze ngo namuzaniye abigishwa bawe ngo bamusengere ngo ntibabishobora. Imana y'amahoro itugirire neza. Namuzaniye abigishwa bawe ngo bamusengere ntibabishobora. Imana idutabara. Kuko ngo abigishwa bo byarabananiye, ariko si uko batari barimo basenga, ariko hari impano irya izindi. Buriya abadayimoni buriya uko ubabona n'abarozi buriya bagira amagarade. Ni buriya ibi bintu tubamo ni nk'igisirikare, uzabona kapurare, uzabona uwisumbuye, ubone sergeant, ubone colonel, ubone general, ubone major general, bose ugenda ubabona uko ubabona. Imana itugirire neza. Ubone bari letona, abo bose ubabone. No mu buryo bw'umwuka rero ibyo ngibyo birahari. No mu bakozi b'Imana burya nabo bibamo. Mu bakozi b'Imana burya habamo ba koporo, hakabamo ba sergeant, hakabamo bande, babamo. Rero uyu munsi umukozi w'Imana mutoya, ukiri mutoya, Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo nkiri umwana nakoraga nk'umwana, ariko aho mariye gukura. Imana itugirire neza. Iyo ukiri umwana ukora iby'abana, ariko iyo umaze gukura ukora iby'abantu bakuru. Rero hari igihe umukozi w'Imana bakiri umwana mu mwuka yajya gusenga, agasengera dayimoni imurusha ubushobozi. Iyo dayimoni ntabwo izagenda, ahubwo izamusuzugura. Ndeka nkubwire igihe ikintu kinigeze mbona ahantu mu rusengero, icyo kintu ntabwo kijya kimva mu mutwe. Mupasiteri umwe yasengeye umuntu, nari mibereye, ntabwo ari ibyo numvanye abandi. Ni ibintu nari mibereye, nari imari, ntabwo ari ibyo numvanye abandi. Uyu mupasiteri amaze gusengera umuntu yari atewe, yararwaye abadayimoni. Amusengeye abadayimoni bamuvugiramo. Bamaze kumuvugiramo, Imana y'amahoro itugirire neza, bamaze kumuvugiramo mu materaniro, mu rusengero, barangije akirukana ati toka dayimoni mu izina rya Yesu. Toka dayimoni. Mudayimoni baravuze ati se uranyirukana uragira ngo njye he? Buriya abadayimoni bagira strategy nyinshi, bagira uburyo biyoberanye. Uzasanga rimwe na rimwe ushaka gusengana n'umukozi w'Imana, ariko haboneka impamvu zituma mudasengana. Dayimoni iyo yamaze kurunguruka akamenya ko ahantu ugiye kujya uri buhakirire, cyangwa se ugasanga ugiye kujya mu rusengero runaka, hakaboneka impamvu zihagukura, kaboneka impamvu zituma utajyayo. Rero abadayimoni burya bagira strategy nyinshi, kandi burya abadayimoni barakangata, ariko burya nta mbaraga bagira. Barakangata ariko burya nta mbaraga bagira. Ibyabo ni ugutera ubwoba, burya ariko nta mbaraga bagira. Shitani ntazigera gutera ubwoba. Ijambo rirambwira ngo Yesu yamanutse ikuzimu ngo amwambure imfunguzo. Rero shitani uyu munsi ntabwo afite imfunguzo, naho yakinga, ariko ntabwo yakinga ate nta mfunguzo, yegekaho. Uyu munsi birimo biragutera ubwoba, hegetseho ntihafunze. Uraterwa ubwoba ko shitani yafunze, ariko burya hegetseho ntihafunze. Shitani ntabwo ajya akinga, kandi nta mfunguzo agira. Imana itugirire neza. Rero bamutera ubwoba abadayimoni, ababwira turatwirukana tujye hehe? Ko ahangaha twibereye, ahangaha turi, ko twibereye mu mahoro, urimo uratwirukana kugira ngo tujye hehe? Nutwirukana rero banza ugende ubwire bariya baririmbyi bawe bakizwe, bareke ubusambanyi. Niba rero ushaka ko tuvamo hano, turajya muri bariya baririmbyi bawe. Pastor aragumye yakoze ati mu izina ry'Yesu. Dayimoni ati dukora akantu hano, tukwereka ukuntu dukora akantu. Bani tugereza. Ariko abadayimoni bati turakora akantu hano, turica umuntu hano bibone. Ako kanya wa muntu babatangiye kumuniga, abadayimoni abatangiye kuzana urufuzi. Pastor ati turakora akantu, abadayimoni ariko bavuga. Imana tugirire neza. Pastor arabireba ahita abwira wa muntu ngo genda ujye kuyicarira. Imana tugirire neza. Ariko nyamara ntabwo ari uko Pastor Imana itamukoreshaga ibikomeye. Imana yamukoreshaga ibikomeye, hari ibyo yasengeraga bigakunda, ariko iyo dayimoni yarayisengeye biranga. Ariko ntabwo ari uko atarakijijwe. Imana itugirire neza. Ahubwo hari dayimoni usengera bikanga, bitewe nuko iyo dayimoni irakakaye, iyo dayimoni iri hejuru cyane. Imana itugirire neza. Buriya abadayimoni bose ntibabirukana mu buryo bumwe. Imana itugirire neza. Uzi dayimoni w'umurangi, buriya kugira ngo umwirukane bisaba gusenga no kwiyiriza ubusa. Ntabwo uzagenda urega gatuza wariye ngo ugiye kwirukana dayimoni w'umurangi.
ko buriya abadayimoni b'abarangi ni abadayimoni, buriya ni abamarayika b'umucyo bahoze mu ijuru. Imana itugire neza, bahoranye n'Imana. Buriya abadayimoni b'abarangi bari muri ba badayimoni kimwe cya kangahe bavuga bamanukanye na Satani bava mu ijuru. Abo ngabo bamanukanye nawe, ariko nabo bageze hasi banga gukomezanya nawe. Abadayimoni b'abarangi burya ntibaba hasi, ntibaba no mu ijuru, bo bibera mu kirere. Buriya babarizwa muri ya deparitoma bwa bwami bavuga ngo ni ubwami bw'Ubumedi n'ubw'Abaperesi. Ikindi, aba badayimoni b'abarangi bavuye muri ba bamarayika baje Sodomu n'i Gomora bakaryamana n'abana b'abantu. Bamaze kuryamana n'abana b'abantu, barangije bisanga bacitse amababa, ntibabasha kongera gusubira hejuru, ntibasubiye mu ijuru, ntibanagiye n'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo abo ngabo nibo bahora bazerera. Abadayimoni b'abarangi ubundi ni abamarayika b'umucyo. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo dayimoni z'abarangi zo ziramenya, zirarondora, zirerekwa, kandi buri kintu cyose ziba zikizi, ndetse ziranahanura. Ni ukuvuga ngo bo bariyoberanya mu ishusho y'umucyo. Iyo ubitegereje neza ushobora kubitiranya. Ni nayo mpamvu tugwije abahanuzi benshi ariko bakorerwamo n'imyuka y'abarangi. Ni nayo mpamvu uzasanga hari abantu bahanura, ugasanga umuntu yaraguhanuriye, ugasanga umuntu yaragusengeye, ariko nyuma ugasanga gukoreye ikintu kigukomeretsa umutima. Impamvu nta yindi, ni uko impano y'Imana ikorera muri we atari impano y'Imana. Ni impano yamaze kwandura, ni impano yamaze guhumana. Iyi myuka y'abarangi yuzuye mu bantu benshi cyane. Uzasanga abantu benshi ari imbyino badukanye babyina mu rusengero, ukagira ngo ni imbyino z'Imana cyangwa barabyinira Imana, ariko nyirizina wajya kureba ugasanga ni imyuka y'abarangi irimo irabakoreramo. Wajya kureba ugasanga hari ibintu uburyo abantu barimo basenga, wareba ugasanga si Imana yaremye ijuru n'isi barimo bagira gute basenga. Akenshi ni imyuka y'abarangi ibirimo irabakoreramo. Aba bantu buzuye imyuka y'abarangi barahari, aba bantu buzuye imyuka y'abakonikoni barahari, aba bantu ni benshi. Kupfa kubamenya ntabwo wapfa kubamenya, keretse wuzuye imbaraga z'Imana no guhishurirwa kw'Imana n'ubwenge bw'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Wuzuye imbaraga z'Imana, guhishurirwa kw'Imana n'ubwenge bw'Imana. Iyi dayimoni y'umurangi kugira ngo uzapfe kujya kuyirukana biragoye pe, biragoye. Bisaba kuba ufite impano y'Imana ikakaye, kandi bisaba kuba hari umubiri wawe uri fit ku buryo handi uvuga uti nuzuye imbaraga z'Imana. Umunsi umwe twigeze dupanga kujya gusengera umuntu yari afite abadayimoni b'abarangi. Dupanga kujya kumusengera, turabivugana, mvugana n'abantu twasenganaga muri groupe, ndababwira nti rero twese turasabwa kujya tukiyiriza, twarangiza tukazajya gusengera uriya muntu kuko yari arwaye afite abadayimoni b'abarangi. Amasengesho turayakoze, turiyiriza, twe twapanze iminsi 2, ku munsi wa 2 tujyayo. Tukigerayo turasenga, umurangi, dayimoni w'umurangi barasetsa, aratembagara. Arangije aravuga ati muraje, Imana itugirire neza. Ati pasiteri wowe uransetsa, ati wowe uraza ahangaha, atari ko nyamara witwaje bamwe mu bakozi banjye. Ese abakozi bawe ni abahe? Ati ntimwapanze kwiyiriza se? Ntimwapanze kwiyiriza? Ati none abo ngabo muri kumwe, twarigeraga muri nka 5, twari nka 5. Ariko ati abo ngabo muri kumwe, ati uwiyirije n'umwe wafatanyije gusenga nawe, abandi 3 bose bariye. Ati abo bose barahaze, ati abo bose barahaze. Imana itugirire neza. Kuko ngo dayimoni ahita umurangi waramenya, ararondora, akamenya. Ariko Imana ishimwe twaramusengeye ko byanze bikunze ari ibintu ntajya, hari ibintu ntajya ntorera, hari ibintu ntajya ntorera. Ntarakizwa. Mama yishwe n'abadayimoni, yishwe n'abarozi, baramuroze, baramuzingazinze. Nari ntarakizwa. Navuga ngo nagiye mu bapfumu benshi cyane, hafi 36. Nashakaga kugira ngo mama akire, amaze gupfa njya mu bapfumu kugira ngo nshaka uko nakwihorera mbone wamwica. Ariko mama yishwe n'abadayimoni. Ariko nakirijwe, naravuze ngo Imana y'amahoro izamfashe, Imana izamfashe. Ndasenga, nanga ahantu hari imbaraga y'abadayimoni, nta nubwo mba nshaka kuyisiga aho ngaho. Kubera iki? Dayimoni aho iri hose nzayihiga mpaka.
nzarwanya icyitwa imbaraga y'umudayimoni yose, nyisenye mu izina rya Yesu, nsenyere nyabingi n'ibicaniro bye byose mu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki? Mama yapfuye ntari nakizwa, ariko kuva narakijijwe, haleluya, kuva narakijijwe nkamenya Yesu wabambwe umwami w'abami, oya, nta wundi ukwiye kwicwa n'abadayimoni, nta wundi ukwiye kwicwa n'abazimu, kubera ko turi abana b'Imana, kandi turi abana b'Imana isumba byose. Uyu mwana rero ngo bamuzaniye Yesu, ngo abigishwa ntibabishobora, arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzagezayo kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abiri furo. Yesu abaza abantu ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Abyumvishije? Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo agire gute? Amwice. Reka duhite dusubira inyuma. Cya kindi nigeze nkubwira, kurota uri mu mazi, urimo urarwana n'amazi menshi cyane, ntekereza yuko uhise wumva icyo bivuga. Njyewe iyo mvuga ibintu, mba mvuga ibintu biri biburike, mvuga Bibiliya, ntabwo mvuga ijambo ry'Imana, ntabwo mvuga ibintu nitekerereje. Akenshi ibyo tuvuga tubiyoborwamo n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana niwe udufasha. Ngamwice, ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Nawe Imana y'amahoro igukize kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimukikiye, biruka acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Nawe unkurikiye ndagusengeye. Dayimoni uri muri wowe ndamucyashye. Dayimoni ukunaniza ndamucyashye. Dayimoni w'ubukene ndamucyashye. Dayimoni wo kutabyara ndamucyashye mu izina rya Yesu, akurekure. Ndamucyashye mu izina rya Yesu, akurekure. Dayimoni w'ubushomeri akurekure. Dayimoni w'amadeni akurekure. Dayimoni wakubujije gushaka nakurekure, ntakongere kugufata ukundi, genda ushake mu izina rya Yesu. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga ngo arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Haleluya. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Abenshi mukenera ubuhanuzi, nibyo koko ubuhanuzi ni bwiza, ariko ahangaha icyo ukeneye ikiganza cy'umutambyi, ukeneye ikiganza cy'umuhanuzi w'Imana. Hari abahanuzi baguhanuriye, ariko ntabwo baguhagurukije. Hari abantu bagusengeye, ariko ntabwo baguhagurukije. Nje kuguhagurutsa mu izina rya Yesu. Nje kuguhagurutsa mu izina rya Yesu. Yinjira mu nzu. Abigishwa be babonye biherereye, baramubaza bati, umva noneho rero, umva kano kantu. Ngo abigishwa babonye biherereye, baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutabashije kumwirukana? Imana itugirire neza. Abigishwa bazati, ko dusenga ko impano tuyifite, ni iki gituma tutabashije kumwirukana? Imana y'amahoro itugirire neza. Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Bene iyo dayimoni ntivanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza iki? Ubusa. Turi mu masengesho y'iminsi 21. Ese nawe uriyiriza? Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Shaka dusengana aya masengesho, fata nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira uti, Prophet ndashaka gusengana nawe. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka mbabwire ngo
ibiganiro byacu byo nakagaruka, ntimukabure ku mwuka wera, ntimukabure amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Dawidi abuze uko abigenza aravuga ngo iyi Mana niya, kandi koko iyi Mana niya, irashoboye, ni rurangiza rwa Burundi, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Numwiringira ntabwo uzamwara, numwiringira ntuzakorwa n'isoni. Iringira Imana isumba byose. Kuri iyi si wakwiringira abakomeye ntibagire icyo bagufasha, wakwiringira imiryango ariko izagusiga izaguta, wakwiringira umugabo arahinduka isaha iyo ari yo yose, wakwiringira umugore isaha iyo ari yose arahinduka, ariko hari umugabo umwe udahinduka, yitwa Yesu Kristo, umwami w'amahoro, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka mbabwire ngo umugisha w'Imana ubabeho, reka mbabwire ngo ineza y'Imana ibabonekeho. Ntimukagire icyo mukena, ntimukagire icyo mwifuza. Nawe utarukijijwe ndagusengeye ngo agakiza kagere mu mutima wawe. Nkundire iri jambo rigira icyo rikora mu buzima bwawe, kandi iri jambo riguhagurutse, maze ineza y'Imana ikubonekeho. Uyu wari umunsi wa 8 w'amasengesho y'iminsi 21. Reka mbabwire ngo shalom shalom. Ibiganiro byacu byo nakagaruka ku Mana. Bye.